nicyo gihe niko kanya ngo dukomeze isomo ryacu kwiga kudoda. Ubu kariya duteyemo nako mu bitugu. Iyo umaze gushyiraho urudodo ushyiraho akandi k'inyuma kagaragara ko bwiza. Hariya nari ntannye ndagahambuye nsubira inyuma ho gakeya. Biba byemewe aho kugira ngo ukore ibintu bibi urahambura rwose nta kibazo. Urabona ko tumaze kugateramo. Urangije urakareshyeshya. Umuntu turi bubane kugeza iyi video irangiye niba urabasha kuba afite ubushobozi bwo kudoda ishati imeze neza ku buryo bazajya bagirana imagazi, zimwe ziba zifunitse mu bifuniko nyine. Biba byoroshye rwose, umuhate gushaka niko gushobora. Urabona kariya ni roveri y'imbere kandi kajyaho ibipesi. Ukakadoda neza naho ugapikaho akadodo usize agakutire gatoya nyine ukagenda ku murongo. Ugahindura no ku rundi ruhande naho ukagashyiraho. Ukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibintu byiza nk'ibi ngibi. Urabona ko ishati yacu rwose isa neza. Ukore subscribe YouTube channel Menya Kudoda by Olivier. Ukeneye kudodesha turakudodera modeli yose wakwifuza kandi ku giciro gitoya, mu gihe gito cyane. Mu minsi 2 tuba tuguhaye imyenda yawe. Ka kadodo hariya keza rwose. Urabona ko ku rundi ruhande hariya ni handi umuntu ku rundi ruhande rujyaho ibipesi. Gahuza ku ntugu. Gahuza ku ntugu rwose. Kahafunga rwose ukakomeza. N'urundi rutugu narwo ukarushyiraho. Wabonye ko ak'inyuma nta kadoze, nibonye ubu ngiye kugashyiraho. Urabona ko maze kugashyiraho nako. Rero ni ishati yacu yatangiye kugira forumire. Ishati iroroha rwose. Gukora amaboko noneho. Agapande gatoya wahinnye n'ipasi neza wakagoroye neza kagashyiramo hariya. Kadoda neza rwose witonze utahubagurika rwose, ukagakora neza witonze. Gafata kuri rwa ruhande runini narwo gateraho akanini. Biba byoroshye nawe bigerageze rwose, biroroha pe. Gashyiramo neza rwose hariya rwose uringanije. Gashyiramo neza hariya ukahahina usa n'uhasongoye. Urahasongoranye. Ushingamo urushinge ugakata. Hariya naho mu nguni wahagera ugashingamo urushinge naho ugakata. Aha naho ugashingamo urushinge ukazamura ugakata. Ahantu hose ugomba kugera
neza cyane, bakabona ko nkarangije agasugi konjo, hari ugafatishaho akadodo, maze kugafatishaho urareshyeshya neza, ubundi ugashyiramo idinda. urabona ko ishyizemo idinda, ushyiramo idinda rimwe gusa ukaridoda. urabona ko akaboko kamwe nkarangije, ngiye gukora akandi. urabona ko nako nkarangije, ibyacu ntibitinda kugira ngo videwo itabarambira. urabona ko twose nadukoze. iyo ushoje uraringaniza hariya neza, ukaturinganiza, ugahina akantu gatoya, uhinira ku bwiza. uhinira ku bwiza, uhinira ku bwiza rwose, hina gato cyane, nta gato rwose gashoboka. wabisoza ugashyiramo n'ikindi cyawe nacyo ukagihina. hinira ku bwiza, ahantu hari ubwiza niho uhinira. hinira ku bwiza rwose. urabona ko turangije. soje shyiramo agasinya hariya hagati ku maboko neza. utangira ugatera amaboko yawe, noneho ahandi washyize agasinya mo hagati urazana ukahahuza neza neza, ukabanza ukahahuza neza neza n'ahandi ku rutugu muri 1/2. wamara kureshyeshya ukahadoda. urabona akantu ndi kugenda nsigaza, kariya ni kugenda usigaza. ugashyiramo akaboko kawe ukakadoda rwose, ukadoda neza. iyi videwo isheyaringe byibuze abantu 5 kugira ngo nawe ukore igikorwa cy'ubutwari. aba bantu bazagushimira cyane, kuko iyi shati ni ishati nziza wakwambara ukajya mu birori umeze neza cyane. hari upikaho urudodo inyuma, karutwara neza rugororotse rwose. tegereza rwose akantu ku kandi. niba utari kubibona neza, subiza inyuma videwo wongere uyirebe neza. biremewe rwose. niba uri kwiga shirika ubute. kwiga ibigize ubute ntago ubimenya. hari ushyiramo agasinya mo hagati, maze kugashyiramo naho ugahushyiraho akandi kaboko kawe, ukareba ko hariya hasatuye harahura n'igipande cy'inyuma.
ukaringaniza. Urabona akantu ndi kugenda nsigaho, uri kukabona ukuntu kangana? Kariya ugenda nawe ugasigaho, ugafata agakutire gato rwose. Kaba turakarangije akandi kaboko, reka turinganiza bya bindi byasagukagaho, tugashyiramo ibipimo byo mu kaboko. Ni 8 ugabanya 2, ukahadoda rwose. Ukagenda usigaza gatoya, usigaza gato rwose. Gato kakandi wasize n'ubundi uri gukata, nako uragasiga n'ubundi. Iyo ubishoje, urabona hariya ku kaboko, kariya k'uruhande rumwe uragakata. Kata kamwe, ntabwo dukata twombi, kata k'uruhande rumwe. Ukagakata ukageza hepfo rwose. Ukageza hepfo. Iyo umaze kugeza hepfo, urabona uburyo nagakase, kubibona? Ugahina kandi wasigaje, ugahina kamwe wasigaje rwose. Ukagenda ugahina, ugashyiramo neza, ku buryo biraza kuba bireshya neza, biri ku murongo. Ukagenda ugahina rwose, ukagahina neza, ukagashyiramo. Ugahinduriza akaboko kawe kugira ngo ubone uko kadoda neza. Ngeze hariya uritonda cyane, genda gake rwose, ugakora ibintu bifite isuku. Tegereze rwose iyi video irangire. Niba hari aho utabonye neza, subiza inyuma wongere urebe video. Subiza inyuma rwose, biremewe. Urabona ka kandodo hahandi nafungaga ku gikonjo, gahambura ugakure, gahambure rwose. Ndi guhambura, ntago ndi gukeba, azagira ngo ndi gukeba, ni uguhambura. Urabona ko ndi kuwusa neza, genda ugahiniramo neza rwose. Kagashyiramo neza rwose. Biroroshye, ntacyo utashobora wabishatse. urabona ko akaboko kacu
kavuyemo amahoro. Kuyikuramo noneho urayibona ishati, wayibonye? Warubonye ruriya rudodo? uri kurubona neza? urabona tutajyana imangaze? ni ishati nziza rwose, urabona ko wayifunika mu ishashi rwose ukayimanika mu iduka ryiza, ubundi amafaranga ukabona ukuntu aza yisuka. Biroroshye, iyi shati iroroha kuyidoda rwose. nimukore subscribe kugira ngo njye mbaho utuntu twinshi twiza tw'udushya mutarabona ahandi. ibyo mwaburiye ahandi muze kwiyica no muzabihabonera. ndahari kugira ngo mbafashe, ndahari ku bwanyu. akabona rwose ko kameze neza. duhurire muri video yindi ikurikira. kuri subscribe kugira ngo tuzabane no ku kindi gice kindi kizakurikira iki ngiki.